Muraho neza. Ese mu rugo aho utuye iyo bagiye kubaka imihanda, amavuriro, amarerero, amashuri, ugira uruhare mu gutanga ibitekerezo? Uyu munsi tugiye kuganira kuri uku kwezi kwahariwe umuturage mu igenamigambi. Ntabwo ndi njyenyine, ndi hamwe n'umuyobozi muri Minaroke agiye gutangira twibwira. Murakoze, nitwa Jean Claude Ingabire, nkaba ndi umuyobozi mukuru ushinzwe igenamigambi, ikurikiranabikorwa n'isuzuma mu nzego z'ibanze. Murakoze. Murakoze. Kuri uyu wa kabiri rero habaye inteko z'abaturage nk'uko zisanzwe zibaho buri wa kabiri w'icyumweru. Mu ngingo nyinshi zaganiriweho hari n'uruhare rw'umuturage mu igenamigambi. Ese iyo bavuze uruhare rw'umuturage mu igenamigambi baba bashatse kuvuga iki? Murakoze, ni ikibazo cyiza. Uruhare rw'abaturage mu igenamigambi ni uburyo busesuye umuturage atanga ibitekerezo bye, cyane cyane ku bizashyirwa mu igenamigambi, ingengo y'imari ndetse n'imihigo. Umuturage rero agomba kubigiramo uruhare kugira ngo bize bisubiza na bya bibazo asanzwe afite, bize byiyongera ku byo abasha kwikorera. Noneho urwo ruhare muri gahunda leta igena, leta ishyira mu bikorwa, umuturage agiremo uruhare rusesuye, atanga ibitekerezo, ashyira mu bikorwa, anafatanya n'abandi gukurikirana ko bishyirwa mu bikorwa uko byateganyijwe. Twavuga ko aricyo twakwita uruhare rw'umuturage, ntabwo rutangirira mu byo yikorera cyangwa ibyo leta ikora, ahubwo ni byose kugira ngo bigende neza binarambe. Ese iyi gahunda igamije iki? Gahunda rero y'uruhare rw'umuturage mu igenamigambi ni gahunda nziza. U Rwanda, iyo turebye gahunda yo kwegereza ubushobozi n'ubuyobozi abaturage, itwereka ko uruhare rw'umuturage ari inkingi ikomeye mu buyobozi bwegereye umuturage. Iyi gahunda rero igamije kugira ngo tuzamure igipimo cy'uruhare rw'abaturage mu igenamigambi, mu bikorwa bakorerwa ndetse bagizemo uruhare, ariko tunazamure n'imyumvire mu buryo bw'imikorere n'imigirire rusange, cyane cyane mu rugendo rw'iterambere. Ikindi ni uko ni gahunda igamije kugira ngo n'ibyo dukora birambe. Iyo ikintu hakigizemo uruhare ntawagisenya ureba. Muri uku kwezi ubwo twakwifuza kumenya ngo hakorwamo ibiki, ni ibihe bikorwa by'ingenzi birimo? Ibikorwa by'ingenzi, kubera ko ari ukwezi kwahariwe uruhare rw'abaturage mu igenamigambi, ibikorwa by'ingenzi bikorwa ni ibikorwa cyane cyane byo kwegera abaturage no kubagezaho uko ibitekerezo batanze bigenda byitabwaho mu ngengo y'imari, mu igenamigambi rya buri mwaka. Ikindi ni uko ubu tuganira, tumaze igihe hemejwe gahunda z'iterambere ry'uturere dutandukanye n'umujyi wa Kigali. Ni umwanya mwiza rero wo kwereka abaturage ibikubiye muri gahunda y'iterambere ry'akarere n'uruhare rwabo rusesuye mu kuzishyira mu bikorwa. Ni rwa ruhare rero umuturage agomba kugira, duhereye kuri iyo gahunda y'imyaka 5, ariko kandi tukanabegera kugira ngo tubagezeho n'uko ibitekerezo batanze byitaweho, tunahere no ku bitarabashije kwitabwaho, dutegura ingengo y'imari y'umwaka 2026-2027. Navuga ko rero nicyo dukora muri uku kwezi kwahariwe uruhare rw'umuturage mu igenamigambi, ariko nk'uko byumvikana tubikora mu buryo bwinshi. Hari inteko z'abaturage wavuze, hari ibiganiro ku maradiyo, hari ukwifashisha imbuga nkoranyambaga, hari ugukorana n'abafatanyabikorwa, itangazamakuru. Ibyo ni ibikorwa byinshi turi gukora muri uku kwezi kugira ngo tugire ukwezi k'umwihariko ku ruhare rw'umuturage mu igenamigambi. Twakwibaza ngo ni bande barebwa n'iki gikorwa? Ese barasabwa iki? Abarebwa n'iki gikorwa, abambere ni umuturage, kabiri ni abayobozi, uretse ko nabo ari abaturage mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ubwo twavuga ko umuturage niwe urebwa n'iki gikorwa, ndetse n'abayobozi cyane cyane mu nzego z'ibanze, na za minisiteri n'ibigo, abafatanyabikorwa, yaba imiryango itari iya leta ndetse na itangazamakuru. Twese turi abafatanyabikorwa muri iki gikorwa, ndetse buri wese afite uruhare agomba kugira. Nk'umuturage agomba kwitabira gutanga ibyo bitekerezo, agomba kwitabira kugira ngo yumve n'ibyo yatanze uko byashyizwe mu bikorwa, ariko agomba no kumenya iterambere ry'akarere. Gahunda y'imyaka 5 y'iterambere ry'akarere, ko iterambere ry'akarere rihera ku iterambere ry'umuturage. Twavuga ko abo ari bo bantu bagomba kugira uruhare, ndetse n'inshingano zabo zikumvikana bitewe na buri rwego aho ruri.
muvuze uburyo umuturage azajya amenyeshwa uburyo ibitekerezo yatanze bigiye gushyirwa mu bikorwa. Ndibaza nk'ise bizagenda bite? Ese ni ku ruhe rwego? Mwadusobanurira. Ibitekerezo umuturage yatanze yaba mu myaka yashize ndetse no muri uyu mwaka, icya mbere ni uko dufite uburyo tubyegeranya kuva ku mudugudu kugeza ku rwego rw'akarere. Dufite system y'ikoranabuhanga idufasha kubyakira twita monitoring and evaluation system, iri mu kigo cyacu cyitwa RODA. Iyo system niho dushyira bya bitekerezo ku buryo umwaka ku wundi umuntu ashobora kubibona ndetse akaba yanabishingiraho areba uko byitaweho. Ariko ikindi, hari uburyo bw'inzego zegerejwe abaturage ngomba guhora zegera abaturage, atari no muri uku kwezi gusa, ahubwo bikaba ubuzima bwa buri munsi, babagezaho nuko ibitekerezo batanze n'imishinga yavuyemo bigenda bishyirwa mu bikorwa, imbogamizi zirimo, uruhare bagomba gukomeza kubigiramo, bikaba ubuzima bwa buri munsi atari uku kwezi gusa. Ikindi ni uko hari ibyiciro byihariye. Iyo tuvuga abafite ubumuga, bafite inzego kuva ku mudugudu kugeza ku rwego rw'igihugu, urubyiruko, abagore. Ibyo byiciro byihariye nabyo bifite izo nshingano zo gusubira inyuma, bakagaragariza abandi bahagarariye ko ibyo babatumye cyangwa se ibitekerezo batanze mu igenamigambi bijya mu ngengo y'imari bigenda byitabwaho, n'ibitaritaweho kandi bakaba basobanukirwa cyangwa se baganira ku cyabiteye, bityo tugakuramo twese nk'abanyarwanda ibyo tugomba gushyiramo imbaraga kugira ngo dukomeze twiteze imbere. Mukomoje ku ngingo y'imari, umuntu yakwibaza ati se ni uruhe ruhare umuturage ashobora kuyigiramo? Ingengo y'imari koko umuturage yigiramo uruhare, bihera no kuri bya bitekerezo bye yatanze. Noneho hari nabyo inzego z'ibanze zifite inshingano natwe twese yo gukuramo imishinga. Iyo mishinga nayo igenerwa ingengo y'imari. Ni ukuvuga ngo ubwo ni uburyo bumwe umuturage agize uruhare ku ngengo y'imari atanga bya bitekerezo, ariko kandi hari n'uburyo umuturage we ku giti cye cyangwa se abaturage bishyize hamwe bashobora kwikorera ibikorwa. Icyo gihe baba bunganiye ingengo y'imari. Twatanga nk'urugero, abaturage bishyira hamwe bagakora umuhanda muri karitsiye, bagakora igikorwa kibateza imbere muri karitsiye, bityo bikunganira ingengo y'imari leta yari ifite, ikaba yajya gukora ibindi bikorwa n'ubundi by'iterambere. Hari abaturage bakora ibikorwa byiza, bagafasha bagenzi babo gukurura umuriro w'amashanyarazi. Ibyo byose ni uburyo umuturage agira uruhare mu ngengo y'imari, yunganira ingengo y'imari isanzwe ihari, cyangwa se afasha na bagenzi be kugira ngo igice cy'ingengo y'imari yabashije kunganira gikore ibindi bikorwa by'iterambere. Twavuga ko icyo gihe umuturage bagize uruhare mu ngengo y'imari, ariko na bya bitekerezo yatanze koko nibyo bivamo imishinga ihabwa ingengo y'imari, bityo akaba yabigizemo uruhare. Iki ni igikorwa kitabaye bwa mbere cyangwa se twavuga ngo ku nshuro ya mbere. Ese haba hari inzitizi zigaragara? Niba hari inzitizi, hari ingamba se zafashwe? Hari imbogamizi zimwe na zimwe, nk'aho ntabwo turagera ku rwego dukomeze twegera abaturage ku rwego twifuza, ku buryo bamenya ibiri gukorwa, bya bindi bagizemo uruhare, byabashije kubonerwa ingengo y'imari, bitarayibonewe. Ni nayo mpamvu dufite gushyira imbaraga mu kubegera cyane, aricyo twakwita nka feedback mu rurimi rw'icyongereza, kugira ngo bakomeze bamenye ibyo biri gukorwa, aho bagomba kugira uruhare, ibitarashobotse, ibizashoboka mu myaka 5, kuko ibintu byose ntabwo bishobora gushoboka mu mwaka umwe. Ariko kandi n'indi mbogamizi koko ni imbogamizi isanzwe buri muntu, buri gihugu cyose, buri gace kose kagira, n'ingengo y'imari ihora idahagije, kandi ibitekerezo, ibyifuzo ari byinshi. Twe rero twumva kuba abaturage batanga ibitekerezo, ingengo y'imari ikaba nke, ahubwo ni ikintu twifuza, twishimira, kubera ko iyo ibitekerezo bihari n'ubundi ni nabyo bishyirwa mu bikorwa, bikavamo n'iri terambere tubona. Bityo rero ko ubushobozi bugenda buboneka, akaba ariko tugenda tubishyira mu bikorwa. Kuba tutabasha rero kubishyira mu bikorwa umwaka umwe, izo nazo twazibona nk'imbogamizi, kubera ko umuturage yatanze icyifuzo, arashaka amashanyarazi, arashaka umuhanda, arashaka ishuri, ariko ntabwo bihita bimugeraho nk'uko abyifuza. Nayo mpamvu rero twakomoje kuri gahunda y'akarere y'imyaka 5 itwereka ko hari icyo twakora mu mwaka umwe, mu myaka 2, ariko no mu myaka 5 hari aho twifuza kuba turi. Ari nacyo umuturage agomba kumva ko igihe igikorwa, igitekerezo yatanze kitahise cyitabwaho, ubushobozi butahise buboneka, ntabwo agomba gucika intege, kuko aho u Rwanda ruvuye
niho kure kurusha aho turi ubu ngubu, n'ibindi byose tuzabigeraho. Mukomoje ku ruhare rw'umuturage, tubihuza na raporo ya 2024 yagaragaje ko uruhare rw'umuturage ruri kuri 70%. Ese mu ngamba mufite hari izihe zishobora kuzamura uruhare rw'umuturage rukagera kuri 90% nk'uko byifuzwa? Ni igipimo twumva twebwe tutishimiye, twifuza ko byibuze muri iki gihe cya gahunda y'igihugu yo kwihutisha iterambere y'imyaka 5 tuzarangiza muri 2029, twifuza ko twaba tugeze byibuze kuri 90 no hejuru yaho. Bityo rero bisaba ingamba zitandukanye. Ingamba ya mbere ikomeye dufite, uretse n'uko kwezi kwihariye ko kwegera abaturage, turashaka ko inzego z'ibanze zibigira umuco, bikaba ubuzima bwa buri munsi. Inzego z'ibanze turavuga babandi bahagarariye ibyiciro byihariye, njyanama, bahagarariye abafite ubumuga, abahagarariye abagore, urubyiruko, bakabikira muri gahunda zabo za buri munsi, kwegera abaturage no kubagezaho uko igenamigambi, imihigo, ingengo y'imari bishyirwa mu bikorwa, ariko n'ibitekerezo byabo bitatambutse bakabereka ko hari gahunda yo kuba byatambuka. Icya kabiri ni uko dushaka ko igenamigambi rikorerwa ku rwego rw'umudugudu, ahandi hahurira abaturage benshi, bakagira uburyo bikorera igenamigambi, bakagira n'ibikorwa bikorera bo ubwabo, noneho bakagira n'ibindi badashoboye bohereza mu ngengo y'imari isanzwe y'igihugu, y'akarere n'igihugu. Twavuga ibikorwa bijyanye n'imihanda, ibikorwa bijyanye n'amavuriro, ari ibikorwa koko leta izakomeza kwitaho birenze ubushobozi bw'abaturage, ariko hari n'ibindi bagomba kwikorera. Niyo mpamvu mu ngamba dufite nuko tuteza imbere iryo genamigambi rikorera ku rwego rw'umudugudu, rihuza abaturage, bityo hakagira bya bikorwa bitekerereza, bafitiye ubushobozi bikorera bakabikora, noneho hakagira n'ibindi leta kuko ikomeza kubunganira. Mwadufasha gusobanukirwa kuri gahunda ya leta y'imyaka 5 y'iterambere ry'uturere ndetse n'umujyi wa Kigali iherutse kwemezwa, ihurira he n'umuturage? Nibyo koko, mu minsi yashize mu turere twose n'umujyi wa Kigali hemejwe gahunda z'iterambere ry'uturere dushyira mu bikorwa mu gihe cy'imyaka 5, zinahuzwa na gahunda y'igihugu yo kwihutisha iterambere NST ya 2, ndetse na gahunda zitandukanye ziri muri minisiteri n'ibigo biri ku rwego rw'igihugu. Izo gahunda rero ni gahunda zigaragaza uburyo bya bitekerezo abaturage batanga bizashyirwa mu bikorwa mu gihe kirambye. Nk'uko twabigarutseho, tuvuga ko twakomoje ku kijyanye no kuba ubushobozi budahora buhagije. Ni byiza rero ko twiha igihe kingana n'imyaka 5 gihujwe na gahunda y'igihugu yo kwihutisha iterambere, idufasha gushyira mu bikorwa mu buryo busobanutse, tureba igishoboka mu mwaka umwe, mu myaka 2, kugira ngo imyaka 5 izarangire koko bya byifuzo by'abaturage bishyizwe mu bikorwa. Gahunda rero y'iterambere ry'akarere ni gahunda irimo ibyo bikorwa, imishinga minini ikomoka mu byifuzo by'abaturage, abafatanyabikorwa b'akarere n'umujyi wa Kigali, ndetse n'ibindi bikorwa byose biteza imbere, yaba n'ibi tuvuga by'uruhare abaturage bakomeza kugira. Ni gahunda rero zemejwe zigaragaza iby'ibanze bigomba kuba byitabwaho kandi binakomoka muri ibyo bitekerezo by'abaturage. Ikiyongeraho nuko itwereka ko buri mwaka ari cyo tugomba kugenda dukora, kubera ko bwa bushobozi koko kubikorera rimwe mu mwaka umwe bidakunda. Bikaba rero bisaba ko abaturage ahubwo bayigiramo uruhare kugira ngo ishyirwe mu bikorwa, hatezwa imbere bya bikorwa bishoboreye babikore, ariko noneho n'ibyo batishoboreye, izo gahunda zigaragaza uburyo tuzagenda tubigeraho. Nk'igipimo niba tugomba kuzamura umusaruro w'ubuhinzi, iyo gahunda mu karere atwereka ibihingwa bizibandwaho n'uburyo tuzakomeza n'uburyo tuzifashisha kugira ngo zigende bigerwaho. Ni gahunda rero zizana za gahunda zose gahunda y'iterambere ry'igihugu ifite, zikafata iyo gahunda zikayishyira ku rwego rw'akarere ndetse n'abaturage babigizemo uruhare. Ese hari igikorwa ku rwego rw'umuryango ku buryo gutanga ibitekerezo biba nk'umuco, bityo byagera ku rwego rw'igihugu abantu bakarushaho kubisobanukirwa bakabigira ibyabo? Murakoze. Nibyo koko, umuryango niryo shingiro rya byose, nicyo gihugu gito. Ntabwo twavuga igihugu tudahereye ku muryango. Ni nayo mpamvu kugira ngo igenamigambi ribe umuco koko bigomba guhera ku muryango. Hari ibikorwa byinshi rero, hari ibyo dufatanya n'abafatanyabikorwa, imiryango itari iya leta ifite ubumenyi
bwo kwegera imiryango n'uburyo igira uruhare. Ibyo bikorwa byose ni ibidufasha kugira ngo umuturage asobanukirwe, bityo akomeze kugira uruhare mu igenamigambi. Ariko hari n'izindi gahunda nziza dufite z'imihigo y'umuryango. Umuryango ukaba wicara, umubyeyi w'umugabo w'umugore n'abana bakicara bakaba bavuga bati muri uyu mwaka tuzagera kuri ibi ngibi, ari byo twise imihigo y'umuryango. Ku buryo nk'ibi bikorwa byose tuvuga, hari ibikorwa umuryango ugomba kugiramo uruhare byanga bikunda. Iyo tuvuze mituweli, iyo tuvuze ejo heza, umuryango utagize ubwo buryo bwo kwiyemeza kugira uruhare, kwiyemeza kugira icyo bakora, nta n'ikindi kintu dushobora kugeraho gifatika. Niyo mpamvu ubwo buryo bwo kuba umuryango wicara ukagira ibyo upanga ni igenamigambi ry'umuryango. Ubwo rero twavuga ko tuzakomeza gukorana n'abafatanyabikorwa bafite ubumenyi na gahunda cyangwa se approach nziza zishobora gufasha imiryango gukomeza kubikora neza, kugira ngo koko guhiga, koko igenamigambi, kugira uruhare mu bikorwa by'iterambere bibe umuco duhereye ku muryango, kuko umuryango uteye imbere niko karere gateye imbere, ni nacyo gihugu giteye imbere. Tugana ku musozo, ni ubuhe butumwa mwagenera abadukurikiye? Hari ubutumwa bureba abaturage turabasaba kwitabira cyane cyane ibikorwa by'uku kwezi, bagatanga ibitekerezo, bakanitabira niba hari n'inteko z'abaturage zabaye, n'ibindi bikorwa bihuza abaturage, bakitabira kugira ngo bumve aho igenamigambi, ibitekerezo batanze bigeze bishyirwa mu bikorwa. Baba abaturage bafite amakuru ku igenamigambi, ku bikorwa by'iterambere biteganyijwe, babigizemo uruhare, ariko kandi batange n'ibitekerezo byarushaho gukomeza kugira iterambere mu buryo burambye. Ikindi ni uko gahunda y'iterambere ry'akarere n'umujyi wa Kigali bagomba kuyigiramo uruhare, bashyira mu bikorwa ya mihigo y'umuryango, bashyira mu bikorwa bya bindi koko biri ku rwego rw'umudugudu bashobora kwikorera bishyize hamwe, noneho na leta ikaza yunganira ku bindi birenze ubushobozi bwabo. Ubundi butumwa twabugenera inzego z'ibanze n'abahagarariye ibyiciro bitandukanye twavuze, bagomba kwegera abaturage kugira ngo babagaragarize uko ibitekerezo byabo byitaweho mu gihe cyashize, ariko noneho banabagezeho n'ibikubiye muri gahunda y'iterambere ry'akarere, kugira ngo abaturage babashe kuyigiramo uruhare, koko bayumva, bayisobanukiwe, kandi ari ubuzima bwabo bwa buri munsi. Ikindi ni imiryango itari iya leta, abafatanyabikorwa batandukanye dukorana, tugomba twese gufatanya kugira ngo twegere abaturage, bya bikorwa byiza dusanzwe dukora ndetse n'ibindi dukomeze kubishyiramo imbaraga, kugira ngo abaturage bakomeze bafate igenamigambi nk'ubuzima bwa buri munsi, ndetse na cya gipimo dushaka kuzamura tugikuye kuri 70.4 tukageza kuri 90 mu 2029 tukigereho, noneho muri 2050 koko u Rwanda ruzaba rufite ubukungu buri hejuru cyangwa buteye imbere, tuzabe dufite n'abaturage bagira uruhare 100% bitakiri 90. Murakoze cyane kubw'iki kiganiro cyiza twagiranye, nkomeza gukangurira buri wese udukurikiye kugira uruhare muri uku kwezi kwahariwe umuturage mu genamigambi, ndetse tukabigira ibyacu. Ni naha dusoreje ikiganiro cyacu, nkwibutsa ku likinga, gukomentinga ndetse no gusubscribinga.